bakabamufata bakibwiriza bajye banibwiriza mu gihe umuntu yahanwe icyaha bagasanga nyuma ari umwere. Amerika yari umaramo imyaka 40 ingahe nabwo ugataha, ariko iyo utashye uhabwa akantu. Ntabwo nzi ukuntu bigenda muri Amerika, ariko buri gihugu kigira itegeko nshinga ryacyo. Badufashe cyo nacyo bakigeho. Nk'ubu Pazomani yarafunzwe amaramo iminsi agirwa umwere. Jean Marie yafunzwe amezi runaka azira moto atanije ikiganiro hano bivuga zingahe. Bajye biranje nabwo bibwiriza kuko bamufashe babigiyemo banafata yameze maze adahembwa, umuryango uhangayitse, umugemurira yateshuka agaciro, yamburwa ubumuntu mu bantu bamwe mu mitima yakumva ko nyine yahemutse naba umwere. Rwose ribi dufashe babyigaho n'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha n'abutabera bose babigica biganireho bibe itegeko. Buriya uzi yuko ari icyaha kubeshya ubutabera. Iyo umuntu urukiko bakazabimenya. Umuntu yaje atanga ubuhamya arasinya asatse gose uzenye bihagazeho. Mudufashe gushyira cyo mukigeho byatuma iyi minsi bitanga 30 jours. Mvuga ne kuko ngenze uko ndengana kangiye mo ngende nyiri ryakonze uko nintaha kazafatwa.